Karenzi iki kintu ajya ngo cyumve neza nicyo ngiye kuvuga kigeho Mamadou Sy ntabwo twavuga ngo ntahari ko arahari Mamadou Sy twarebanye match hano Kigali ahantu hamwe kwa gatandatu hano twarebanye match hano Nyarugenge indege yamugeza kwa kane Mamadou Sy kwa kane bo muri management ya Mamadou Sy twari kumwe twarebanye match Rikari yarahari nibibuka kwa gatanu twari kumwe n'abanyamakuru ba Radio Rwanda twebwe n'abarugangura ba Iberi twari kumwe wa Muchina bo muri management ya Mamadou Sy umwana yarebaga match ababaye yihanaguraga amarira turamwegera umwe mu bantu muri management aratubwira ati uyu muhungu yarazi ko ari bujye Tanzania umukinnyi mugenzi we bakinaga muri Mauritania yasanze bagenzi be Tanzania ngo baramwibagiwe kwa gatanu banga kumukwa Tanzania kwa gatanu Lorenzo yaravuye mu bakinnyi Hilal yakiriye yego harimo umunya Mauritania umwana kwa kane nibwo nabaje ngo se kuki Mamadou Sy batakomeje Dar es Salaam usize wambwiye ngo urabona ngo wowe ngo azaza kuwa mbere ngo yabuze barabeshya njyewe naganiye n'umuntu wo muri management ya Mamadou Sy yaricanye n'abasore babiri b'inshuti ze ni nabo bamenyera ibya Nyarugenge Mamadou Sy yarariraga arebye match kuri televiziyo arira njye nabajije umuntu umwe muri management njye nabaye n'umuntu ugiye gutya inyuma mu gikari aza nkurikira arambwira ngo Lorenzo yego yari kumwe n'umufana wa APR ukomeye ari muvuga izina ukomeye utaragiye muri Dar es Salaam ntabwo ndi umuvuga izina yego yari kumwe n'uwo mu manager yarambwiye ngo ibi birarambiranye muri APR muzadukorera ubuvugizi gutyo yarambwiye ngo ku makunguha muri Sekafa nta bintu by'amaliste byakoze umukinnyi wese aba yemerewe gukina bakubeshya ngo ntibamutanze kuri liste 4 ntabwo ari byo ubwo n'abandi bagiye mu Mavubi n'abatarasinye bemeye kujya gukina batarasinyira ikipe uswa APR yajyanye nabo mu ntare ntabwo ari uko banditswe barambwiye ngo Mamadou Sy yageze mu Rwanda kuwa 4 saa 5 zuzuye nibwo yageze kuwa 4 saa 5 zuzuye yageze mu Rwanda ntabwo umukinnyi mu kipe ayo masaha yageze mu Rwanda nibwo umukinnyi w'umunyamauritania yababwiye nibwo yarageze Dar es Salaam agiye muri Al Hilal barambwiye ngo nta kibazo na kimwe yagize nta muntu wigeze umuhamagara umubwira uburyo agomba kujya muri Tanzania mbese ngo wagira ngo twavuganaga avuga igifaransa yarambwiye ngo ni omission yambwiye muri ayo magambo y'igifaransa no kumwirengagiza kumwibagirwa nk'aho atabaho ngo mubakinnyi umutoza na management bafashe nko bafite bakeneye Mamadou Sy ntiyari arimo nimwe bamwirengagije burundu baramwibagirwa ntabamuvugishije ntababwiye impamvu atari bujye gukina ntabamubwiye ngo biragenda gutya nta kintu na kimwe muri pre-season Mamadou Sy niwe wari MVP wa APR ko niwe wayitsindiraga ibitego byinshi turabyibukiranya cyane niwe wari MVP muri pre-season wenda yatajyayo twari kuvuga ngo bafite abawinga benshi wataraza kuba hari watara ntahari urabizi ko arwaye watara ari Kigali ararwaye nicyo gituma ahubwo Mamadou Sy arushaho gukenerwa icyo gihe watara niba arwaye birashoboka ko wakinisha Kiwanuka iburyo Mamadou Sy akajya ibumoso Kiwanuka agasiba icyuho cya watara Mamadou Sy agakina ibumoso Togwi agakina kuri atake urumva atake yabikomeye mu by'ukuri cyane usize Mamadou Sy uramuretse aje Kigali uramuvugishije uri umutoza ko umutoza yamusaba ari kumuzana umutoza ye ntabwo yigeze mu bakinnyi yasabye yakeneye ntarimo mu bintu bitumvikana ugiye gufata uwo bita Kageje umurengeka kuri 7 muri pre-season ntigeze abikora mugeze mubona muri pre-season kuri ari match ya demi finale muri pre-season mugeze mubona umutoza agerageza Kageje kuri wing umukinnyi yahengetse inshuro imwe nabwo nebyiri ruboneka wenyine no yahengetse inshuro sinzi biriya bintu nibiki sinzi icyo amasezerano y'uriya mutoza avuga ariko APR yiteguye kongera twarebye Monsieur Mamadou Sy yarabaye pe uyu mutoza washobora gusobanurira abafana ba APR impamvu atajyanye Mamadou Sy muri Sekafa akajya guhengeka Kageje kuri wing ibyo nashobora kubisobanura niba bisobanurira abanyarwanda naza bibasobanurira Ahmed Salim niwe wageze wavuye muri Mauritania Ahmed Salim yanabanjemo yaje simbura Ahmed Salim wari kumwe na Mamadou Sy arorombe 30 byananiye gukina Ahmed Salim we yari arimo yaduteye gol 3 aje masimbura ubwo Lorenzo icyo ni kimwe icyo mbaza management ya APR kuva kuri chef wa delegation retired Muyango Lieutenant Kano retired Lieutenant Kano Muyango ese n'umutoza bakwicana bagasobanurira abanyarwanda n'abafana ba APR muri rusange kuki Mamadou Sy ataje Tanzania
mwasobanurira abafana ba peri impamvu Madusi yatagiye Tanzania yabaye match mu kabari mujye mwasobanurira abantu bikavugwa ko mbisubiremo bikavugwa ko nibivugwa hagati ye na team manager wa peri Major Kavuna batameranye neza kubera icyo umwana w'imyaka 22 atameranye neza na Major hagati ya Mamadusi na Major Kavuna batameranye neza ngo ni umwuka mubi unaturuka kukuba Mamadusi batarumvikanye n'uburyo Mamadusi yimuwe ahantu yabaga Karenzi bakamujyana mu nzu nto cyane idakwiriye umukinnyi wa peri geto idakwiriye umukinnyi wa peri baherutse kwimurwa na ba Watara barashwanye mu myitozo batarashaka no gusesa kontra aravuga ati gisi naba hano hantu Mamadusi asaba nuko ashobora kwiyishyurira akaguma ahantu yarari ibyo mubyumve neza yashatse kwiyishyurira ngagume muri apartment yabagamo aho kugira ngo amujyane aho hantu hadakwiriye umukinnyi mpuzamahanga ukinira peri Watara we yarabyanze mu myitozo barishyurongi bo barabizi amaze kubyanga arababwira ati ngiyeho kugira nimuke ndasesa kontra sico kunyumira gutyo baramureka siwe yaragiye n'ababitwa baramirba nabande Wataraguma yaragume wenyine Watara we yagumye aho yarari yanze kwimuka kuba kugira ngo nimuke yaravuze to kujyange nimuke gutyo kuko baje kumukura mu myitozo ikipe irishyuronge arabyanga yahise yivumbura basi rero bo barimuwe ku ngufu barimuwe bikavuga ko umwuka mubi sibura ngo n'umwana niba aho babaga hari hahenze ariko yarababwiraga ngo niba ari ibishoboka mureke niyishyurire kuko tubyumvikana hape niyibishyurira kandi bari bahabaye igihe bakavuga nimudukura ahantu heza nkaha mujye kutujyana ahantu mu mageto ameze gutya ngo tubyemere bivuga ko umwuka mubi hagati ye na Kavuna na Major Kavuna wanakomeje ku buryo batakinavugana none se mu nyungu za peri nigute Major ryane ikibazo n'umwana w'imyaka 22 nigute Major ryane ikibazo bifu n'umwana w'imyaka 22 niyo bagirana ikibazo mu nyungu za aperi ikeneye Mamadusi ko n'umukinnyi wayo iramuhemba ntabwo Mamadusi kujya Dar es Salaam ni inyungu za Mamadusi gusa ni inyungu za peri nisemere na mbere nk'umukozi ariko ni inyungu z'ikipe n'icyahenderwa cyo mbaza Muyango ni wari uyoboye delegation Muyango ni nkaho ari we SG w'ikipe ekipe ifite chairman ifite perezida wayo afande Deo yego umutoza arahari akeneye Mamadusi munsobanurire neza bishoboka bite ko Mamadusi yagera i Kigali ku wa 4 reka twemere ko hanabaye ikosa akaza direct i Kigali biroroshye guhita afata indi ndege urushugiye ko bazanye ko yanyuze i Kigali n'umugoroba ntabwo ari yageze Dar es Salaam nta kintu bisaba urushugiye aho yaritegeye nyine suko mutegera nindi cyo ndimo mvuga kumugurira tike se n'undi yari kugurirwa tike ageze i Kigali akagenda aho gucyo nibaza ntiyarakenewe nta muntu wagisobanura ikiraro kikarenze twese tukibazaho mbere yo kujya mu kipe y'igihugu yabanzagamo muri aperi niwe watsindaga ibitego niwe afite ibitego byinshi kuvuga ngo ntakenewe ibyo ntibishoboka mu nkera abahize yabanzaga mu kibuga aho gishoboka ni kimwe kuri pre-season yabanzaga mu kibuga adakenewe ni icyo kwibaza ahubwo ni kimwe icyo Karenzi yibaza natwe kwibaza ku mutoza wa aperi arabizi ko abakinnyi be bagiye mu kipe y'igihugu nibagaruka bazasanga abandi bati Sekiganda yaraje Denis Omedi yaraje ese yaba yarabajijwe wenda akabwirwa ibindi kuko uruba koci we ibyo hari bitamureba nta buryo koci azi ko ibyo bishinzwe ati manager nta buryo umutoza atabaza umukinnyi nka Mamadusi ntabwo ari umusimbura ni umukinnyi abanza mu kibuga niba mubanza mu kibuga rero kandi akaba ari n'umukinnyi umutsindira ibitego ntabwo wasobanura uburyo atabajije ibye ahubwo dukeneye kumenya kubera iki atagiye kuvuga ngo mu cyo tugomba leta na Colonel Muyango kuba ari uyoboye delegation bakubwira ko arayiyoboye ariko ari wakitinga ibazana n'umutoza ufata ibyemezo oya no muri aperi no mu buzima busanzwe nane Kigali Kavuna na Muyango
ntibameze kavuna niwe mubyeyi hariya Yego. niwe bintu byose bivuga ko nyuma ya chairman hakurikiraho kavuna Major Kavuna niwe uyobora ibintu byose Yego, hariya niwe uyoboye ibintu muyango ni izina riri ku aho rupapuro birasobanutse muyango Ni izina ni riri ku general rupapuro. manager ni izina riri ku rupapuro ari ku ruhande ariko majoro kavuna niwe Niwe- wakitinga niwe ukomeye hariya. transferi niwe wakitinga niwe wakitinze niwe mu transfer. ukomeye muri aperi nyuma ya Niwe chairman ukomeye. niwe maso ya chairman yagiranye ubwo chairman ntiyagiye Yego. chairman ntiyagiye Dar es Salaam by the way no muri weekend namubonye ku Kigali Pele kuri match ndumva ari Yego. match ya Rayon match ya Rayon match ya polisi ndumva ari match ya Rayon reyo na kiyovu naramubonye yari kuri stade chairman Brigadier General Deo Yego. yari kuri stade ari i Kigali ariko ubu kuko atari Dar es Salaam Major nubwo ku Kavuna. rupapuro chef wa delegation ari retired lieutenant colonel ari retired muyango ariko kavuna niwe byose muri aperi byose. hariya n'ishorongi niwe kibamba ni ibintu byose karenzi aba bana bakina muri niba aperi utumvikana yo muri aperi you are finished you are finished you are done icyo kibazo management ya peri gikurikirane harimo umwuka mubi hagati ya team manager wa PRFC majoro kavuna dore- n'aba bakinnyi bibaza impamvu epi yari irakubitwa bitatu bayivuye inyuma hari ya sita Hari- wa peri hariya hari ikintu bita enjoyment aya nawe oya Mbese kazenzi ngo iki? ngo gwiki samaki ariko se ikipe igeraho yibagirwa umukinnyi wabo MVP bakibagirwa kumutegera indege ngo ajye ngenda kubwiye ngo barabwiye ngo ni abantu bibereza omission ntabwo wabyumvishe bari kuryoshya omission ni ukwirengagiza cyangwa kwibagirwa umuntu wa equipe ni iki cyakurangaza Sora. kugeza ubwo wibagirwa topscora wawe mu nkera abahizi yo muri pre-season yose abanza mu kibuga ukajya gukinisha umudefanseri kuri atake bashyize ingufu nyinshi Enjoyment. muri ya sinta mu kubabe hanze y'ikibuga bashyize imbaraga nyinshi hanze y'ikibuga araza gufasha iki mu kibuga kazungu uyu ya sinta mu ariko kubabe ni umutanzaniya ni izo ngufu ni umufana za peri yari ikereye Tanzania ahubwo kugira ngo nizo yari ikereye Tanzania yasinta ariko mutanyobya Yasinta- abadahari ni bibi kuba bataragiye kandi barashoboka kujyayo ariko tubanze Nibize kubaho- ni excuse tutabitindaho abari bahari bigasa nkaho umutoza arengana bakoze iki ngo kubera ko mamadusa atarahari dushyire ku ruhande ibyo mamadusa oya ni rimwe mu Ariko makosa hari ni rimwe mu amakosa makosa kazungu yakoze. ni rimwe mu Turabyemera. makosa ni imwe mu kwirengagiza makosa umukinnyi wagutsindira ibitego ukamusiga i Ni Kigali ibinumvikana ahubwo. ugakinisha umudefanseri imbere Nta nubwo Ni ikibazo binumvikana. tutaranarengaho navuze ngo ni amakosa atatu iryo ni irya mbere turavuga yandi cyubahiro tugomba brigadier general Deo Rusanganywa acting chairman wa PRFC agomba guhabwa ibisobanuro by'icyatumye Mamadusi adasanga abakinnyi kandi abyikurikiranire aperi ifite by the way aperi muri aperi ifite ntihagire kimwe umubeshya aperi irayoboye ifite kimwe ubu ngubu ahubwo ntunyobye aperi yateretsemo ntunyobye mbwira ngo yego nka perezida wa aperi w'icyubahiro nka perezida ubwe uravuga fandedeo afande afande Deo ni gute amenya ko Chairman. mamadusi yagarutse ari hano atagiye ubwo se birirwa basaba ibisobanuro umukinnyi niyavunitse ntabeshywe umukinnyi ni muzima yageze hano kuwa kane Ahmed saa Salah tanu za mu uwo gitondo bari bari ko ngo ikipe y'igihugu ya Mauritania yari Tanzania aperi ni ikipe ifite ubushobozi ntabwo ari itike y'ibihumbi 10 by'idolari nayo yabitanga ni itike yari isanzwe kuki uyu mukinnyi atasanze bagenzi be muri kampu ya PRFC komeza Lorenzo ndimo ndavuga amakosa atatu aperi yakoze bikayiviramo gusezererwa irya mbere nagarutseho turayisesenguye gusiga